Mwaramutse neza bene data, reka mbasuhuze mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana abane namwe. Reka dusome igitabo cya Esiteri, ni ibice bitandatu ku murongo wa mbere, haravuze ngo iryo joro umwami abura ibitotsi, niko gutumiza ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge, bakagisomera umwami, basanga byaranditswe yuko Moridekayi ari we wareze abagabo babiri bo mu nkone z'umwami zarindaga irembo, Bigitani na Tereshi, yuko bashakaga kwica umwami Hasuwerusi. Umwami arababaza ati mbese Moridekayi wo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe? Bamwitura ibyo abagaragu bati ntacyo yahawe. Umwami arabaza ati ninde uri mu rugo? Kandi ubwo Hamani yari yahagaze mu rugo rw'imbere ibwami, azanywe no kuvugana n'umwami ngo amusabe kumanika Moridekayi ku giti yamwiteguriye. Abagaragu b'umwami baramusubiza bati Hamani niwe uri mu rugo. Umwami ati naze. Nuko Hamani araza, umwami aramubaza ati umuntu umwami akunze kubaha yagirirwa ate? Hamani aribwira ati hariwo umwami yakunda kubaha kunduta. Hamani asubiza umwami ati uwo umwami akunze kubaha bazane imyambaro y'ubwami, umwami ajya yambara n'ifarashi umwami agenderaho itamirijwe ikamba ry'ubwami, maze iyo myambaro n'iyo farashi babihe umwe wo mu batware b'umwami barusha umwami akunze kubaha, bamugendeshe mu nzira yo mu murwa ahetswe n'iyo farashi, barangurura imbere ye bati uko niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. 10 Nuko umwami abwira Hamani ati uhute wende imyambaro n'ifarashi uko uvuze, ubigenze utyo. Moridekayi umuyuda wicara ku irembo ry'ibwami ntihagire ikintu kibura mu byo uvuze byose. Nuko Hamani ajyana imyambaro n'ifarashi yambika Moridekayi, amugendesha mu nzira yo mu rugo ahetswe n'ifarashi, arangurura imbere ye ati uko niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Hanyuma Moridekayi asubira ku irembo ry'ibwami, ariko Hamani arihuta asubira iwe ababaye kandi yitwikiriye. Aherako atekerereza umugore we Zereshi n'inshuti ze zose ibyamubayeho byose. Nuko abajyanama be n'umugore we Zereshi baramubwira bati Moridekayi uwo ubwo utangiye gucogorera imbere ye, niba ari uwo mu rubyaro rw'Abayuda ntuzamushobora, ahubwo uzagwa imbere ye. 14 ariho tugiye gusoreza, baravuga ngo bakivugana nawe haza inkone z'umwami zihuta kujyana Hamani mu nkera na Esiteri yiteguye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iki ni igitabo gikomeye cyane, bivuze ngo ni ijambo rivuga ngo twariha intego ivuga ngo Imana nawe igutunga inkoni, kandi irindi ntego twayihaye ijambo ivuga ngo Imana igira ibyibuze ibitotsi. Ijambo turarisomye ravuga ngo ijoro rigeze mu gicuku umwami abura ibitotsi, niko gutumiza igitabo cy'ubucurabwenge. Ngo mu gutumiza igitabo cy'ubucurabwenge basanga Moridekayi hari imirimo yakoze. Tugiye kuvuga kuri aya magambo ku mirimo ya Moridekayi, ku byo Moridekayi yagaragayemo. Moridekayi yagaragaye nk'intungane, agerageza gukora ibyiza. Niwo waburiye umwami ngo babigenzuye neza basanga koko abo bagabo bari bafite gahunda yo kwica umwami.
maze Moridekayi ntiyagororerwa. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo uyu munsi utagororerwa, Uwiteka afite igihe azakugororera. Igihe bizaba bikomeye ababisha bahagurutse bagiye kukwica, igihe bizaba bikomeye ababisha bagiye kukugirira nabi, Uwiteka afite gahunda yo kwitamurura, Uwiteka afite gahunda yo kukugirira neza. Nta masengesho cyangwa se igihe na kimwe kijya kibera imbere y'Imana, Imana igipfusha ubusa. Icyo ari cyo cyose cyaba, Imana ntabwo yagipfusha ubusa, ahubwo Imana iragihagurutsa, ahubwo Imana igikoresha ikindi gihe. Haleluya! Imana yiteguye gufata amasengesho wasenze, nubwo ibyo wasengeraga bitahindutse, Imana ikayakurengeresha, Imana ikayihinduramo ikindi kintu gishyashya. Uyu Moridekayi ibi ngibi birumvikana ko yari yaribagiwe ko yaburiye umwami ko bagiye kumwica, ariko nta muntu wigeze abyibuka. Ariko ngo ijoro rigeze mu gicuku, umwami abura amahoro. Ndagira ngo nkubwire ngo hari ibintu bishobora kubura amahoro, ndagira ngo hari abantu bari buze kubura amahoro. Uwiteka nakurwanirire, hagira ibyo babura amahoro, amafaranga yabura amahoro, abafite urugo rwawe babura amahoro, uburwayi bwabura amahoro bukakuvamo. Uwiteka yatanga ubuzima buzima, Uwiteka yakurengera kuko ari mu ruhande rwawe. Uwiteka aragukeneye kugira ngo nawe umubere imfura nziza. Ahangaha uyu mugabo yakomeje kugenda agiye gusaba Moridekayi ngo amugirire nabi. Amen. Ariko ntiyamenye icyo Imana yateguye, ntiyamenye ko hari abantu Imana yabuhije ibitotsi, ntiyamenye ko umwami yari yicaye ku bwa Moridekayi. Muri ibyo yavuze ngo Imana iraturebera ku manywa na nijoro. Imana yiteguye kukureberera,